Tuve aho mu ntara y'Amajyepfo dukomereze mu burasirazuba bw'u Rwanda hari abatuye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu kagari ka Gakenke ababo barinubira umuhanda bakoreshaga ngo abaye ifamu y'uwo bita uwishoboye none ngo bakaba bagorwa no gukora ingendo zijya kwa muganga no mu bindi bice bihana imbibi. Hagati aho ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi abaturage batuyemo bwavuze ko iki kibazo bukizi ndetse ko ngo hari gushakishwa ubushobozi bwo kongera kubaka uyu muhanda nk'uko babitangarije Yusuf ubona bagenda. Ni umuhanda abaturage babwiye Radio 10 na TVTN kushamikiye ku rugabaniro rw'umurenge wa Kiramuruzi n'umurenge wa Rukara mu karere ka Kayonza, bityo ukaba waranyuraga hashyizwe ifamu y'uwitwa Marcel ugakomereza mu bindi bice by'uyu murenge ngo kugeza kuri ubu wamaze gushyirwamo ifamu. Bakavuga ko nubwo uyu Marcel yabahaye ku ruhande aho gushyira uyu muhanda ngo utanakozwe bikaba bikomeje kubateza ibihombo mu ngendo ndende bakora bajya kwivuza nk'uko babivuga. Uyu muhanda ni uwa kera kandi uyu muhanda wari uhari. Uyu muhanda kuva kera waradufashaga. Iyi modoka zabaga zaje nari umwana no hepfo hari wari uhari ugapfa wacaga Gakenke zanyuraga hazigakomeza zikagera aho zajyaga iriya zikomeza zijya Uganda. Uburaho gutyo turabura aho duca tujya kwa muganga nk'ubu imvura yaguye nta murwayi uva. Nta n'umuntu ujya abona inzira yo kunyuramo waba uva soko waba uva handi hantu nyanaka nta nzira tubona. Harasaya umuntu ntabe yazikayita. Marcel yarahatanze bagiye kuhakora barakora bagezemo hagati bacika intege uragumukamano ugashyika epfo kaba gato bacitse intege barabyihora akajya bakora umuganda w'ucika intege harongera ararara. Marcel yarawimanye no muhanda ariko hambere anga yarawuduhaye ariko ntabwo uratungana uko tubyifuza. Twari dukeneye rero inkunga ya leta kugira ngo badufashe umuhanda wacu ube nyabagendwa. N'iterambere umuhanda urabona nk'uyu muzigo mfite nk'iki gihe cy'imvura ntabwo nshobora kuvana ngo ngere nk'ikilometero kubera umuhanda mubi. Umumotari araza turwaye nk'uko akatujyana tukazamuka ruguru yo ku Kagega tukongera tugakubanuka tukagwa muri kaburimbo. Urumva ko ari imvune twakabaye tumanuka tugwa muri kaburimbo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiramuruzi Yankurije Vesti yemerera Radio 10 na TVTN ko uyu muhanda wahahoze kuva kera nyuma y'uko hahinduka ifamu kandi ko ubuyobozi bw'akarere bwasabye uyu Marcel gutanga inzira bityo agatanga ku ruhande rw'iyi famu kugeza ubwo ngo imiganda y'abaturage itabashije gutuma uyu muhanda ukorwa mu buryo bukwiye, bityo ngo hari gushakishwa ubushobozi kugira ngo ukorwe neza. Hari ku murongo wa telefone nyir'ubwite yasabwe gutanga uruhande atari mu ifamu hagati n'umutekano w'ibikorwa bye birumvikana agatanga inzira ku umuhanda bakawukora n'ubundi umuhanda wari uhari yatanga mu ifamu hagati yari kuwukora noneho abantu bakabona muri kuri iyo nzira vuga ko abaturage bavuga ko ari iya hafi bageza kuri kaburimbo vuba igakorwa. Hatangiye rero birangiye imiganda yarakozwe ariko urumva guhanga umuhanda ukoresheje amaboko bisanzwe hadagizwe n'igikorwamo kumenamo akaraterete n'ikindi kintu cyangwa ubutaka bukomera ntabwo umuhanda mu by'ukuri wakozwe ngo ukomere ku buryo bugaragara. Wenda icyo twakora nk'ubuyobozi ni ukureba mu bushobozi bushobora kuboneka kugira ngo uwo muhanda ukozwe ku ruhande ukorwe neza ukomere ku buryo ukoreshwa abanyamaguru ndetse n'abagendesha ibinyabiziga. Abatuye muri aka kagari ka Gakenke basaba ko uyu muhanda wakorwa mu buryo burambye kugira ngo barusheho guhahirana n'ibindi bice by'uyu murenge ndetse n'akarere ka Kayonza, dore ko ngo bamwe mu banyeshuri bo muri uyu murenge wa Kiramuruzi biga mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza bahana imbibi. Yusuf ubona bagenda Radio TVTN mu karere ka Gatsibo.